bahaye ikaze inshuti bakunzi ba Twidagadure Show channel ifite intego yo kujya ihora ibashimisha ndetse bagezaho amakuru agiye atandukanye yo hirya no hino ku isi. Nk'uko bisanzwe rero murasuzwa na Claude nk'ibisanzwe. Kuri ubu ngubu rero agakuru mbazaniye ni agakuru ubwo nisomeraga mbona mu binyamakuru byasohotse uyu munsi, agakuru nagomba kwihererana cyane cyane kuri mwe bakunzi b'imyidagaduro ndetse bakunze umuziki muri rusange. Chris Easy guhurira ku rubyiniro na Joe Boy i Burayi, ibyo urabyumva gute? Ni umuhungu w'umuririmbyi wo mu Rwanda bita Rukundo Christian wamamaye nka Chris Easy, yagaragaje uruhererekane rw'ibitaramo bikomeye agiye gukorera mu bihugu bitandukanye byo mu mugabane w'i Burayi, birimo n'ibyo azahuriramo na mugenzi we wo muri Nigeria. Muramuzi cyane uri mu bakomeye mu gihugu cya Nigeria. Umusore ari bita Joe Boy bibutse ko aheruka gutaramira no mu Rwanda, ndetse akaba ari na wa muhanzi wakoranye na Bruce Melody ya ndirimbo bita Beauty on Fire. Ndakeka ari iyo ndirimbo ndetse iri kugenda ibica bigacika. Ni ubwa mbere bombi bazaba bahuriye ku rubyiniro, nubwo uyu muhanzi yagiye ataramira mu Rwanda mu bihe bitandukanye ariwe Joe Boy ndimo mbabwira. Yaherukaga i Kigali tariki ya 1 Ukwakira 2024. Mu rugendo rwagejeje ku ndirimbo Beauty on Fire yakoranye na Bruce Melody, iri kuri album Colorful Generation iyo Bruce Melody aheruka gushyira hanze, iri kubica bigacika hirya no hino. Uru ruhererekane rw'ibitaramo bya Chris Easy bitangira kuwa 26 Mata 2025 ataramira muri Poland. Azataramira muri Polonye, ahasanzwe habarizwa umukunzi we bakundana n'ubundi. Urumva ko bazaba bameranye neza, bazabataramira aho umukunzi basanzwe aba. Akazakomereza rero mu mujyi wa Paris cyangwa se muri Paris mu Bufaransa tariki 3 Gicurasi 2025. Ni mu gihe tariki ya 10 Gicurasi 2025 azataramira i Bruxelles cyangwa se Bruxelles mu Bubiligi, mu mujyi wo mu Bubiligi. Anafite igitaramo rero azakora tariki 17 Gicurasi 2025 mu gihugu ataratangaza, cyo kimwe n'igitaramo kizaba tariki ya 24 Gicurasi, icya tariki ya 31 Gicurasi, tariki 7 Kamena ndetse na tariki 14 Gicurasi 2025. Murumva ko Chris Easy afite ibitaramo bigiye bitandukanye bizabera hirya no hino ku isi. Muzajya mugenda mugezwaho cyangwa se mbagezaho bimwe mu byo atatangaje aho bizabera, nabyo nzabibagezaho inshuti bakunzi bakurikiye Twidagadure Show cyangwa se iyi channel yo kubagezaho utuntu twiza, documentary, amakuru meza agezweho. Gusa amakuru yo muri showbiz mu Rwanda, muri Afurika, ibwota amasimbi hose mba nabagereyeyo. Kanda subscribe ubundi dukomeze. Ni amasegonda makeya, isegonda rimwe waba umaze kubikora. Urebye aho hasi ugakanda subscribe, ugakora ku nzogera, ubundi ukajya urabona video nakuzaniye cyangwa se amakuru nifuje kukugezaho. Ibi bitaramo byateguwe na sosiyete ya Team Production isanzwe ifasha abahanzi gukorera ibitaramo cyane cyane mu Bubiligi. Nibo bari gufasha Bwiza mu gitaramo cye azakora tariki ya 8 Werurwe 2025, ubwo azaba amurika album ye ya 25 25 Shades, ashyigikiwe n'abarimo The Ben, DJ Toxic, Ali Sudi, Lukman Nzeyimana n'abandi bagiye
batandukanye. Junior Giti washinze Giti Business Group yabwiye Inyarwanda ko bamaze iminsi igihe bari kwitegura ibi bitaramo kandi ko hari ibyo bazagenda bahuriramo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Yavuze ko hari amahirwe menshi y'uko ibi bitaramo bazabihuriramo n'abandi bahanzi. Ati nko mu mujyi wa Bruxelles cyangwa se w'i Buruseli hari abo tuzahurira ku rubyiniro, ni nako bizagenda no mu gitaramo tuzakorera muri Polonye cyangwa se muri Poland, kuko tuzataramana na Joeboy, umusore wo muri Nigeria ukunzwe cyane uririmba uturimbo twiza kabisa. Junior Giti yongeye yavuze ko uretse ibi bitaramo batangaje ku wa 8 Werurwe 2025 bafite igitaramo bazakorera muri Suwede bazagerayo kandi bakazahuriramo n'umuhanzikazi Spice Diana uri mu bakomeye mu gihugu cy'Ubugande, nawe bazakorana igitaramo muri Suwede. Uyu mugabo anavuga ko bazakorera ibitaramo mu mijyi ibiri mu Bufaransa, i Lyon ndetse n'i Paris. Ati bitewe n'abateguye ibi bitaramo muzagenda mubona posti zigaragaza n'abandi bahanzi bazahurira ku rubyiniro na Chris Easy cyo kimwe na ba DJ abashyushyarugamba. Twe twakoze iyi kubera ko dufite n'andi matariki azatangazwa mu gihe kiri imbere cyose birangiye kugeza igihe bizarangirira. Chris Easy uri kwitegura gukora ibi bitaramo ni umuhanzi w'umunyarwanda ukora injyana ya Afrobeat, akaba n'umwanditsi w'indirimbo ndetse n'umuyobozi wa A1 Brand. Uyu musore yatangiye muziki mu mwaka w'2020, mu mwaka w'2016 ubwo yitabiraga amarushanwa y'impano yiswe Talent. Mu mwaka w'2020 yashyize hanze indirimbo ye ya mbere yise Ese Urabizi, akurikiraho Tegereza. Indirimbo ze zamenyekanye cyane mu Rwanda no mu karere harimo Inana, Amashu, Sambolela na Eden. Mu Kwakira 2023 yashyize hanze indirimbo yise Bana ari kumwe n'umuhanzi Shafi ubarizwa mu gihugu cya Canada. Uretse umuziki, Chris Easy ni n'umuyobozi wa A1 Brand, inzu y'imideri igamije guteza imbere imideri n'ubuhanzi mu Rwanda. Zimwe mu ndirimbo ze zamenyekanye zirimo nka Inana, Amashu, Sambolela, Eden, Bana n'izindi. Chris Easy niwe umwe mu bahanzi bakiri bato bafite impano ikomeye mu muziki nyarwanda, akaba akomeje kwagura umuziki we no kugera ku rwego mpuzamahanga. Joeboy uzataramana na Chris Easy amazina ye nyakuri ni Joseph Akinfenwa Donas. Ni umuhanzi w'umunya-Nigeria wamamaye cyane mu njyana ya Afropop na R&B. Yatangiye kumenyekana mu mwaka w'2019 ubwo yashyiraga hanze indirimbo ye yise Baby, yakunzwe cyane muri Afurika no ku isi hose. Mu bwana bwe Joeboy yahuye n'ibibazo by'ubukene byatumaga atabasha kwishyura amafaranga y'ishuri, bikamuviramo kwirukanwa kenshi. Ibi byamuteye ishyaka ryo gufasha abatishoboye, bituma afungura umuryango ugamije kwishyurira abana bari mu buzima nk'ubwo yanyuzemo. Kuko mu mwaka w'2023 Joeboy yashyize hanze alubumu ye ya kabiri yise Body and Soul. Yakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki. Yakoze indirimbo zakunzwe nka CP Alcohol, Big Name na Don't Call Me Back. Izo ni indirimbo
Joboy. Joboy yatangije inzu ifasha abahanzi yise Young Legend ifite intego yo guteza imbere impano nshya mu muziki. Yanasinyanye amasezerano y'imikoranire na Warner Music, imwe mu nzu zikomeye mu gutunganya umuziki ku isi. Joboy yataramiye mu Rwanda inshuro nyinshi, harimo n'igitaramo cya Kigali Jazz Junction mu mwaka w'ibihumbi 2020, aho yafatanyije n'abahanzi b'Abanyarwanda mu gususurutsa abitabiriye ibi bitaramo cyangwa se iki gitaramo yakoze. Ndabashimiye rero nshuti bakunzi, mwe mwakurikiye ndetse mwanafashe umwanya wanyu mukareba iyi video, ndetse nashimira n'abakanze subscribe. Mukomeze kugira amahoro y'Imana. Bye bye, ciao ciao, ndabakunda cyane.